Haleluya, Yesu ashimwe. Kwezi kurashize, Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge dushimire Imana. Muri iki gitondo ushyire Yesu hejuru. Ni umwami, ni umukiza. Iyo utegetse biratungana, hari ukuntu bikora. Kwezi kurashize, shima Imana yarabikoze. Haleluya, shima Yesu. Hari ibintu yatunganije muri uku kwezi, mushimire. Aho kikunanira, shimwa Mana. Dushoje ukwezi tukubwira ngo nta kikunanira Mana. Dushoje ukwezi tukubwira ngo urakomeye Mana. Haleluya. Iyo utegetse icyubahiro ni icyawe Yesu. Tukuramburiye amaboko iki gitondo. Icyubahiro ni icyawe. Hari ukuntu wagiye ukora muri uku kwezi kwa 9. Hari utuntu wagiye ukora muri uku kwezi kwa 9. Hari ibintu wagiye ukora muri uku kwezi kwa 9. Hari ahantu wagiye ukora muri uku kwezi kwa 9. Kubigenza sinzi n'ukubikora. Yesu ushimwe. Icyo nzi n'uko warategetse muri uku kwezi. Iyo utegetse biratungana. Yego papa, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora. Shimwa. Icyo nzi cyo wowe data warategetse muri uku kwezi biratungana. Shimwa. Hari ukuntu bikora. Iyo utegetse biratungana. Shimwa gitare cyanjye. Sinzi uko ubigenza, sinzi ukuntu wabigenjeje kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kugeza kuri iyi tariki. Sinzi ukuntu ubigenza Mana. Kugeza ubu ngubu uduhaye ukundi kwezi. Sinzi ukuntu ubigenza Mana. Gusa icyo nzi cyo nuko wowe utegetse biratungana. Hari ahantu henshi wategetse muri uku kwezi biratungana. Hari ibintu byinshi wategekeye muri uku kwezi biratungana. Twuzuye gushima Mwami. Turamutse kugushima kuko hari ibyo watunganije mu kwezi gushize. Hari ibyo watunganije kandi tunizeye ko nuko kwezi hari n'ibindi uzatunganya. Hari n'ibindi uri butunganya uyu munsi uduhaye. Hari n'ibindi uri mutunganya. Turagushimiye. Igitondo akira amashimwe. Igitondo akira indirimbo ziri mu mitima yacu. Igitondo ni wubahwe. Igitondo nusingizwe. Igitondo tukuramburiye amaboko. Shimwa, shimwa, shimwa. Ufite uko ubigenza bikemera. Twebwe twabura uko tubigira, twabura uko tubikora, twabura uko tubisobanura, twabura uko aho duhagarara, ariko wowe ufite uko ubigenza bikakumvira kuko nawe ubitegeka byose Mwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinzi uko ubigenza Yesu ushimwe. Sinzi n'uko ubikora. Himbazwa Mwami. Icyo nzi nuko Yesu ndagushimiye. Iyo utegetse biratungana. Byaratunganye kuba nkiriho. Nuko hari ibyo watunganije kuba mbyutse amahoro. Nuko hari ibyo watunganije kuba mbashije guhagarara. Nuko hari ibyo watunganije kuba ubwenge bwanjye bugikora. Nuko hari ibyo watunganije kuba amaboko akiriho. Nuko hari ibyo watunganije. Turagushima kuba ngihumeka Mwami. Nuko hari ibyo watunganije. Igitondo turagushimiye. Tugushyize hejuru ni wowe Mwami. Turaguhimbaje n'abera bose bazindutse kugusenga, bazindutse kugushima, gushaka mu maso hawe. Wowe uri Imana itunganya byose. Singizwa Kristo Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi.
ni zaburi ya 18 murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Zaburi ya 18 murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Zaburi yahimbuwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi, umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli ati: ndagukunda, ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, n'igihome cyanjye kirekire. Amen. Umwami ahimbazwe. Imana yarahabaye mu kwezi gushize kwa 9, niyo gushimwa. Kandi iyi zaburi si ya Dawidi nkuko bavuga ngo ni zaburi ya Dawidi umugaragu w'Uwiteka, ahubwo ni zaburi yawe wowe ushyiremo izina ryawe, ni zaburi yanjye Mame Ebenezer. Hanyuma kandi wishimire Uwiteka, umunezererwe kaguhaye kwinjira mu kwezi kwa 10. Reka tubwire Imana Data aya magambo muri uku kwezi kwa 10. Tangira ubwira Yesu ati: ndagukunda Yesu, niwe mbaraga zanjye, ndagushimira Yesu, niwe wampaye imbaraga. Kwezi kurashize kandi no muri uku kwezi uzampa imbaraga. Yego, tubihamye tubyandike mu mwuka wacu, ababyo byiyandikamo, kuko Uwiteka ari igihome kirekire kidukingira. Ati: Yesu, no muri uku kwezi niwe uzambera igihome, ni kandi ndagushimira ko uhangejeje, ndagushimira ko wambere igihome mu kwezi gushize, n'ubu kandi uzakomeza kumbera igihome kinkingira muri uku kwezi kwa 10. Ukwezi kwiza rero, muzageremo amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uku kwezi kandi ni ukwezi ko kwiga gusenga. Twebwe niyo teme dufite twahawe n'umwuka w'Imana. Tuziga kugusenga, kwiga gusenga. Abigisha bababwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Usenga birigwa, tukanayoboza umwuka wera w'Imana. Ako karagaciyemo. Kubambashije ati: Mame Ebenezer, ko nta todiyo aturihe, narindi mu giterane kandi cyagenze neza kuva kwa 5, kwa 6, ku cyumweru turasoza. Ubwo rero abambuze mwihangane. Rero twari turi mu cyumba cy'amasengesho gusenga, narabaye n'igiterane. Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Imana yabanye natwe. Gushima Imana kwezi kwa 9 kwa kwezi ko gushima Imana no kwakira andi mashimwe, kandi Uwiteka yarabikoze, yabanye natwe mu cyo giterane. Twashimiye Imana kandi twakira n'andi mashimwe. Rero reka tugaruke mu kwezi kwa 10. Ngo iyi zaburi ya 18 niyo twinjiranyemo, umurongo wa mbere kugera kwa 3. Zaburi yahimbuwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi, ni yawe, ni yanjye Mame Ebenezer, umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo, niwe mugaragu w'Uwiteka. Ngo iyi ndirimbo ku munsi Uwiteka yamukirijeho amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli. Mu gihe cya Dawidi Imana yamukijije abanzi be n'amaboko ya Sawuli. Natwe mu kwezi gushize hari ibintu byinshi Uwiteka yadukijije, kandi turanabwira Uwiteka ati: Mwami, muri uku kwezi n'ubundi dukize amaboko y'abasawuli, amaboko y'abanzi bacu, n'andi maboko yose yashaka kudufata, n'andi maboko yose yashaka gufata ibyacu n'abacu. Uwiteka uku kwezi azayadukize. Reka dusenge. Haleluya. Turagushima Mana, uduhaye kugera mu kwezi kwa 10. Ntituzi uko ubigenza, twe tubyisangamo. Dusanga watubyukije, dusanga wadutabaye, dusanga wakoze iby'imbaraga, dusanga turi bazima, dusanga duhumeka. Ntituzi uko ubigenza bikemera, ariko icyo tuzi cyo nuko wowe iyo utegetse birakumvira. Turagushimira ko wategetse mu kwezi gushize. Turagushimira kandi no ko n'uyu munsi kuri butegeke, uyu munsi uduhaye igitondo. Turagushimye kuri butegeke, mu gicamunsi kuri butegeke, ku mugoroba, mu gusoza k'uyu munsi kose kuri butegeke, mu ntangiriro z'uku kwezi kuri butegeke, hagati mu kwezi kuzategeka, ukwezi gushira kuzategeka, buri tariki y'uku kwezi twanditseho ko wowe uzategeka. Haleluya. Turagushimira Bana kubw'uku kwezi, kubw'uyu munsi. Turagushimira Uwiteka ko uzadukiza amaboko y'abanzi bacu, amaboko y'abasawuli, amaboko y'abazima, amaboko y'abademoni n'ibindi byose yashakaga kudufata. Ibyo byose uzabidukiza muri uku kwezi. Turagukunda Yesu,
Yesu tutangiye twese tukubwira ngo turagukunda, ni wowe mbaraga zacu. Turakubwiye ngo ntabwo tuzabyishoboza, ahubwo dushobozwa byose nawe. Ni wowe uzadushoboza kuko ari wowe uduha imbaraga, ni wowe utubashisha. Ushimwe ko uyu munsi ari wowe kandi turagukunda. Ushimwe ko uduhaye imbaraga, ushimwe ko uku kwezi uduhaye imbaraga. Ushimwe Uwiteka, ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, n'umukiza wanjye. Turagushimiye Mana ko utubereye igitare, ko utubereye umukiza. Kuri uyu munsi utubereye igitare duhungiramo, utubereye umukiza. Muri uku kwezi utubereye igitare, byandikwe kuri buri tariki y'uyu munsi. Utubereye igitare, utubereye umukiza, utubereye igihome, utubereye imbaraga, utubereye igihome kidukingira. Wowe uri umukiza wacu, uzadukiza uku kwezi, uzadukiza amaboko y'abasawuri n'ayabanzi, uzadukiza abagome, uzadukiza ibibazo, uzadukiza indwara, uzadukiza kuri buri munsi w'uku kwezi, uzadukizanya n'ibyacu n'abacu, uzadukiza ibyorezo, uzadukiza guhangayika, uzadukiza stress, uzadukiza. Haleluya! Uku kwezi Mwami shirwa hejuru kuri Imana iduhaye gukira, ukadukiza. Ngo kandi Mwami turabihamije ngo ni Imana yanjye, uri Imana yacu, ngo uru rutare rwacu rukomeye. Turagushimira ko kwezi utubereye Imana, uzatubera Imana. N'ubundi usanzwe uri Imana yacu, usanzwe uri umubyeyi wacu, usanzwe uri Elishadai, usanzwe wowe ntuhinduka, usanzwe uri urutare twishamo rukomeye. Ni wowe tuhungiyemo ku kwezi, dutajya tukubwira ngo ni wowe tukugize ubuhungiro. Byandikwa kuri buri tariki kuva ku ya mbere kugera ku ya 30 z'uku kwezi, kuva kuri uyu munsi Uwiteka ni wowe duhungiyemo, ibizadutera byose bizahaguruka mu izina rye. Satani yari yasizeho, mu izina rye nta kizadufata, ahubwo muri wowe ni wowe duhungiye, ni wowe duhungishirije ibyacu, ni wowe duhungishirije abacu, mu izina rya Yesu. Shimwa, ni wowe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye. Haleluya! Ni wowe udukingira. Turagushimiye ko uyu munsi udukingira, turagushimiye ko uku kwezi udukingira. Turagushimiye Mwami, turaguhimbaje gitare, ni wamamare, nushyirwe hejuru, we gihome cyacu, wowe hembe ry'agakiza kacu. Ni wowe duha kurangurura tukishima, tukarangura tukaririmbiza amashimwe, ukatubera ihembe ry'agakiza kacu Mwami, ukatubera igihome cyacu kirekire. Ushimwe ko utubereye igihome ku kwezi. Ushimwe ko uyu munsi utubereye igihome, ubereye abana bacu igihome, ubereye abo twashakanye igihome, ubereye aho dusengera igihome, ubereye ibyumba by'amasengesho dusengeramo igihome, ubereye inshuti zacu igihome. Dushinganishije ibyacu n'abacu muri uku kwezi, amaraso Yesu atugote, utuvugire kuko tukugize ubuhungiro. Ni wowe tugize ubuturo, ni wowe tugize aho twihisha. Dusetsetsemo imitwe yacu muri wowe Yesu, dusetsetsemo igihimba cyacu, amaguru n'amaboko. Amasezerano yacu tuyarindishije wowe Yesu. Urubyaro rwacu, imiryango yacu tuyirindishije Yesu muri uku kwezi. Turasenze kandi Satani yari yasizeho bikurweho n'amaraso yawe, bitembane kuri buri tariki, kuri uyu munsi. Umugambi utava ku Mana, umugambi utava ku Mwuka wera, umugambi utava kuri Yesu, umurwe bunguri n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Ngo bamunesheje ubuhamya n'amaraso ya Yesu, nako turatuye ngo uku kwezi tukunesheje amaraso ya Yesu, hafi na kure, iburyo n'ibumoso, hasi no hejuru, imbere n'inyuma, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, twakiriye imbabazi zawe Papa, twakiriye kunesherezwa, twakiriye gukira, twakiriye kutubera igihome, twakiriye kutubera ingabo idukingira, twakiriye Mwami imbaraga zawe, twakiriye amahoro aguturukaho. Urakoze Kristo, none n'ibihe bidashira. Amen. Amen. Komera Yesu amashyi, komera Umwami amashyi ahantu uri. Shalom shalom, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora sabone cyangwa subscribe. Ukwezi kwiza.